Ndagusuje mwifurije kugira ibihe byiza Uwiteka akomeze abe hamwe nawe. Muri aka kanya ndagira ngo nkubwire ko tugiye kugaruka ku nkuru ya wa mudamu ngira ngo ejo twagarutseho warushaka cyangwa se washatse kwicwa, abagizi ba nabi bashatse kumwica nyine ubwo nyine yari ari mu mihanda ya Nyamirambo hazwi nko kuri Rwamara. Amakuru meza rero ahari nuko uyu mudamu yamaze kurokoka ndetse rwose akaba yaranatashye ari mu rugo iwe. Andi makuru akanavuga ko ababigizemo uruhare abo basore bose uko ari batatu bose baje kuba bafatwa nk'uko polisi yabitangaje, ndetse muri iki kiganiro turaza kumva n'ibyo polisi yatangaje mu majwi yatanze mu itangazamakuru cyane cyane ubwo baganiraga n'Umuseke. Aba rero ngira ngo iyi ni inkuru nagarutseho ku munsi w'ejo, aho umukobwa yari arimo agenda ataha avuye mu kazi arasagarirwa, yamburwa ibyo yari afite ariko atemagurwa n'imihoro. Ariko noneho ikibabaje muri ibyo ngibyo nuko umunyerondo waje gutabara cyangwa se watabaye wagerageje kwirukanka nabo bagizi ba nabi nawe bamufashe bakamutemagura. Ariko nawe kubw'amahirwe amakuru yavugaga ko ku munsi mu ijoro ryakeye yagombaga kuba yasezerewe. Ntabwo turamenya amakuru nawe yihariye kuri uyu munyerondo, ariko ikibabaje wenda cyane kuri uwo munyerondo nuko we aho bamutemye hari naho ngo bamutemye bikaba ngombwa ko nyine imbere nyine muri ibyo bikomere hasigaramo ibintu by'imihoro, imyanda n'ibiki, ku buryo nyine baramutemye cyane baramwangiza mu isura. Abanyarwanda baravuga bati se ariko hari n'ababibona mu isura iri politiko, hari abakunda kubibona mu isura iri politiko, kuko icyo abantu bakunda kugaruka, wenda namwe muraza kumbwira icyo abantu bakunda kugarukaho, cyangwa se nahoze mbona umwe mu banyarwenya ariko sinzi niba kibikora witwa Zaba Missed Call. Uyu muramuzi cyane muri sinema nyarwanda akundana n'umukobwa Linda Puria. Uyu yavuze ati yego nibyo ni byiza kuba mwarakoze ibishoboka byose mugatabariza uyu mukobwa cyangwa se wenda umudamu, ntabwo nzi niba ari umukobwa cyangwa ari umudamu. Ati mwarakoze nibyo, atariko nanone gukwirakwiza iyi video ni uguha icyuho abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abo bita ibigarasha. Ati no kubaha icyuho kubera ko iriya ni video ishobora kwerekana, donc ni video umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi ashobora gukoresha akagaragaza ko mu Rwanda hari ubwicanyi ndengakamere, kandi koko akavuga ati byaba byiza ugiye ureka gupostinga iyo video kuyisharinga cyangwa se kuyisangiza abantu, hanyuma ahubwo ukayishyira inzego zibishinzwe, yaba niba ari za polisi niba ari RIB, ukabijyana ukababwira bagakora iperereza, cyangwa se ugatangaza ibyabaye ukavuga uko byagenze, ariko apana kuzana video nk'iyo ngiyo ukayipostinga ku mbuga nkoranyambaga kuri za X, Twitter ndetse ubwo yenda na Instagram, abantu bose yewe na babandi batavuga rumwe n'ubutegetsi. Kandi rimwe na rimwe hari igihe abo bantu baba bagize uruhare mu kwicwa k'uwo muntu, hari igihe baba ari babantu nyine n'ubundi stili batumwe na babantu batavuga rumwe n'ubutegetsi, kuko nanone ntabwo umuntu ashobora kuza kukwambura telefone itaguza n'ibihumbi 200 ubimuhaye ku neza hanyuma ngarenzeho kukwica utamurwanyije, utigeze uvuza induru, uwo muntu akarenzaho gushaka kukwica. Ibyo byose uwo muntu ababizi ko ashobora gufatwa, kuko arabizi ko mu mihanda aba makamera n'iki, ababizi ko ashobora gufatwa. Ariko nanone nubwo ababizi ko ashobora gufatwa, hari ibyaba ari kuri mission, nkuko nyine umuntu umusirikare cyangwa se abanyeshyamba buriya zijya kurwana ku rugamba ziba zibizi ke umuntu ajya ku rugamba bizi ko ashobora gupfa cyangwa agakira, ababizi ko ashobora gupfa, ababizi ko umwanzi ashobora kumufata. So naba bakora ibi ngibi baba babizi ko igihugu gishobora kubafata, ariko bakanga bakabikora, kuko bari abantu bakoze cya gikorwa ntabwo bagiye gusahura gusa, ntabwo bagiye kwambura uriya mukobwa gusa, nta nubwo ari babandi bavuga wenda ngo bakunda ibijyanye n'ishimisha mubiri ngo bamufata ku ngufu. Oya, bamwambuye ibyo afite, niyanateza urusaku, niyanagira ate abibaha ku neza, ariko hasigara umwe ari kumucoca n'umuhoro, ari kumutemesha umuhoro. Donc icyo ni ikigaragaza ko hari ibindi bintu biri behind. Mena aba bantu niba bafata baje bareka kwihutira wa mugani kubafunga gutyo gusa, uri kumva,
ahubwo babashakemo amakuru, kubera ko njye mba numva ko aba bantu bafite ibindi bintu bidasanzwe, bafite indi misi idasanzwe itari ukwambura umuntu gusa, kuko abajura turabizi babaho, ariko nanone iyo umuntu ari umujura akarenzaho ikintu cyo kuvuga ngo niba nibye ngomba kurenzaho no kwica uwo nibye, kandi mu by'ukuri umuntu atakurwanyije, wenda aramutse yakurwanyije navuga ni yakurwanyije, and then nawe urenzaho imbaraga zawe zo kugira ngo urebe uko bimeze, sibyo? Rero ni ibyo ngibyo rero, gusa ku bw'amahirwe polisi bombi yamaze kubafata, nyuma y'uko ejo mu gitondo polisi yari yatangaje ko yafashe umwe, ariko amakuru aramutse nuko aba bombi bamaze kuba bafatwa, ndetse bakaba batangiye gukorerwa dosiye kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha, hanyuma nimara gushyikirizwa ubushinjacyaha abangaba bashobore kuba bagira gute, bashobore kuba batabwa muri yombi. Ubwo rero byose nibyo turaza kuba wenda twumva muri aya majwi ya polisi, tugiye kuba tubyumva muri aya majwi ya polisi. Ngira ngo wenda ahari nabanza ngasoma inkuru, cyangwa wenda ariko reka tubanze twumve aya majwi. Ni inkuru dukesha Umuseke, ni inkuru dukesha Umuseke, ntabwo ari amajwi yacu, ni amajwi twakuye ku Museke ubwo bari kuganira na polisi. Aje mu Museke. Yes, yaje bite? Ni byiza, mbonye muduhaye amakuru meza meza y'abasore bagaragaye mu mashusho bagira nabo mudamu, muvuze yuko mwabafashe bose, bababwiye icyatumye bamwugira nabi kuriya? Oya, ntabwo turabona uwo mwanya rwose kuko tubonye bwije, gusa biragaragara ko byari ubujura kuko bamutwaye agakapu ke na telefone, agakapu karimo amafaranga. Kugeza ubu ngubu nicyo tukeka. Ni Abanyarwanda, ni ab'i Kigali? Abanyarwanda ni Abanyarwanda, hari umunyamahanga wiba muri Kigali. Ni Abanyarwanda. Abantu nk'abariya biragora kumenya nimba ari Umunyakigali, kuko igihugu cyacu kirope ntushobora kwirara Musanze ukarara, ariko ibyo byose ni abantu bari bamenyereye Kigali, barayizi. Umuntu ubasha gukora biriya kumenya haca kugira ngo atambuke adafashwe, ibyo byose navuga ko icyo gice bakizi nyine. Bisa n'ibyari byaciye igikuba, kuko ntabwo twari tumenyereye abantu biba umuntu bakanamugira nabi kuriya. Hari icyo polisi ishobora kubwira Abanyarwanda ibahumuriza? Ihumure rya mbere nuko twabafashe, irya kabiri buriya namwe mwajya muritanga, buriya namwe mu mwanya mwiza wo guhumuriza no kwigisha abantu. Ariko ihumure rya mbere nuko bafashwe nyine, icyo ni ihumure kugira ngo tubivuge, nuko kugira ngo tuhumurize abantu ko abantu bataducitse. Ikindi nuko ntawakora icyaha icyo ari cyo cyose ngo aducike, biragoye. Ni ukwibutsa abantu ko icya mbere ubw'amahoro ntibwemewe, aho bwakorerwa ari hose, igihe icyo ari cyo cyose, n'uwo ari we wese, uwo bwakorerwa uwo ari we wese, ariko no kongera kubaburira ko ntawacika ukuboko kw'inzego z'umutekano rwose igihe cyose yijanditse mu byaha, uko byagenda uko ariko kose. Bariya abantu, yego, muzabaparedinga abantu babamenye wenda, cyangwa kesi zahita ijya mu rukiko? Mbere yo kujya mu nkiko tuzabanza tubaparedinge. Okay, afande, murakoze. Bakiri mu maboko yacu tuzabaparedinga, bageze mu rukiko zabo icyo baparedinze. Ubu nabo bari abacu. Murakoze cyane, keretse nimba hari ubundi butumwa mwaha wenda abaturage? Ubutumwa ntanze n'ubwo muri aka kanya, naba ntazi ubwo ngubwo rwose, ni uko ubutumwa bw'ingenzi ni icyo nyine cyo kubereka ko mu by'ukuri icyo twiyemeje bw'ingenzi ni uko icyo dukoze kibereka ko twari twabishyize tubishyira ku mutima, natwe
nubwo ari inshingano zacu ariko nikibereka ko tutihanganira icyo ari cyo cyose gihungabanya umutekano w'umuturarwanda. Yego, ariko no kongera kwibutsa ababitekereza bose ko n'iryo ni isomo, ntawe biragoye gucika inzego z'umutekano n'ubutabera. Hari n'abibaza ku buzima bw'uriya mudamu, we mwaba mwamenye uko byamugendekeye nyuma? Umudamu yahise ataha, yaratashye ari mu rugo nta kibazo, afite ibikomere nyine bamupfutse. Ubwanjye nanamwibone namutwibonane, yaratashye ari mu rugo, yahise ataha. Uko ntakubeshya uko bigaragara mu mashusho nuko ameze biratandukanye. Nanjye ubwanjye numvaga ko byari bigoye kuba yakiriho. Buri muntu wese niko abitekereza, ariko nabonye n'abantu b'abayutuber bamaze gutangira kumusura. Urazi ko nabonye bashaka kubyaza umusaruro ibikomere bye. Kugaragaza wenda amakuru. Murakoze cyane afande. Murakoze cyane. Ngira ngo ni ibyo ngibyo ngira ngo murabyumva. Buriya inkuru irimo ijwi ry'umuyobozi biragoye kugira icyo urenzaho, gusa nyine ikigaragara cyo nuko uyu muntu yarakomerekejwe cyane, kubera ko urumva nyine yapfutswe cyane, ibikomere ni byinshi, yaba mu mbavu hehe. Urabona ko nyine nta byinshi byo kubivugaho, gusa amakuru ahari kandi meza nuko n'uwo umunyerondo wagerageje gutabara nawe wakomerekejwe cyane. Noneho we yari yanakomerekejwe cyane, ngira ngo ejo naberetse video, wenda muze gusubira inyuma mu biganiro byacu. We yakomerekejwe cyane ugereranyije n'uyu, kuko urumva we yari agiye asa nk'uri kubarwanya, ndetse we yanangiritse ahantu habi, yaba mu mutwe, bamutemye mu mutwe, mbese nyine bamutemye ibice bibi bishobora gutuma nyine hari ibikomere azagumana igihe cyose byanze bikunze niyo yakira. Gusa nyine amakuru ahari kandi meza nuko nawe ubuzima bwe buri kugaruka, ndetse nawe akaba yaraye atashye. Ngira ngo nibyo ngibyo rero, nanabashimira mwe mwese tubana umunsi ku munsi. Reka mbararikire kujya mukurikira amakuru n'ibiganiro bigezweho, amakuru agezweho yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Uwiteka akomeze abarinde. Weekend nziza.